Kamananga bimeze bitese ko mbona ni sawa mbona wegamye munyamakuru wa Muza TV turi abasaza bamaze gusheka kanguye turi abasaza bakuze bataboneye abanyamugi ubu dusiga twishira mutuzo ariko numvisha ariko wabaye umukomisiyoneri w'ibibanza n'amazu n'amamodoka banyarwandakazi abatuye muri Afrika, abatuye i Burayi, abatuye muri Oceania, abatuye mu bihugu byo hanze, ngenda umukomisiyoneri international. Ubushaka ikibanza nkamazemo imyaka irenga 30. Ubushaka ikibanza wakinamo? Mfite ibibanza bya miliyoni 1, miliyoni 2, miliyoni 5, miliyoni 20, miliyoni 50, miliyoni 5. Miliyoni 5. Nakigwa rwose. Gerashaka icyama cyatarinjije nka miliyoni 12. Ubwo birasaba ko mujyane Bugesera. Bugesera? Si Bugesera ko Bugesera habaye heza. Hari umugi. Abasibi kuko ugisha ukuri ubirimo neza uko abaye umukomisiyoneri. Munaka modoka ngashaka wakanamo. Ni wowe munyamakuru utazi ko ndi umukomisiyoneri. Uretse no kuba umukomisiyoneri international. Nacuruje n'ibyanjye ntunga n'amafaranga. Tunga n'amafaranga menshi cyane atagira no sinda ko zayatwaye ko ntacyo kigirira kari imitwe uri guteka. Ntabwo ndaba umwesikoro. Mu myaka mfite yose navukiye mu Muhima. Navutse nzi gukorera amafaranga. Ntabwo nigeze niba sinigeze mba umwesikoro. Ndi umucuruzi. Uri umucuruzi? Nuko byanze ariko ndi umucuruzi. Ese yakinze mubaze mubaha mu bantu bakina filime ukunda bura n'inkandi yakujya umwemera n'abamuja bita Nzovu? Yakana Nzovu ndabemera ariko barwaye indwara yo kutarya bafite inzara. Ntabwo wajya hariya nk'umunyamakuru nk'umutabona witwa Yaka ngo ubeshye abanyarwanda ngo wari inkoko. Iriya nkoko wariye ni inzungu. Twakiga dodo zitogosheje tukarya ibishyimbo bitogosheje tugashyiramo umunyu kugira ugira imbaraga tugashyiramo gikukuru twarangiye tugafata ikinono tugatogosa tugashyiramo ibitumura za tungurusumu tukarya ibyo bitagira amavuta. Ibyo bintu bigira imbaraga babyita iby'amafufu. Amafufu none se ura mujama none yakaburi yayo na ura yakanone unamuhiritse yahitaga yakaburi arwaye indwara yaramugaye. Nanzo yakari wa musurije urutoki yagwa hasi. Nanzovu se nta mbaraga bafite na stamina bafite. Ubwo muri urere kurya inkoko z'inzungu zimwe zibyarwa zigakura mu minsi 3 pondezi nawe uzarebe kuntu yakabyibushye ntago wagira imbaraga amabyimbye ameze nka ya pondezi. Yakaba yishyiraho eban ajya kuri cano none yaka nkubwiza ukuri ko ugira umusitari ku YouTube ahantu hose. Nje natunze amafaranga agera hafi muri miliyari. Nari amafi yo kwakirwa nagiye mu masano za massage. Umbaza ba musitafa umbaza ba Kanyombya bose baranzwe baze basendera. Ipo yakarayifite. Oya wowe urayaga uruhu ararufite ibyo bikesha yaka kwambara gutya reka nago yibaho yakaburetse kuri bavuga ngo yavuye umurenge ibyo ntacyo bivuze. Yaka nagende gakeya YouTube ye nagicuruza natwegera abasitari tumere ukuntu YouTube icuruzwa. Twe turi abasitari. Ubwo Yaka nago mwemera? Nago mwemera. Mwemera mo umushaka ubuzima ariko tujye mu byo kuvuga ngo kwemera umuntu. Nago Yaka mwemera? Nago mwemera. Yaka ngiye mbona bibasha pe ariko sakurenze. Siyandenga buri ari umwana w'uruhinja. Kinatunza amafaranga petit frère. Watunze amafaranga. Munyamakuru mbuza natunza amafaranga. Ariko uri kwitamo n'akanores shandi kuyibona. Wa munyamakuru we nacuruje imodoka nacuruje amavewiti nacuruje amatexeri natunze amafaranga nabaye umuyobozi muri sport nyobora bahuriga mfite abagore 4 n'abacumi n'abangahe ntabwo yakari mugenzi wanjye na nubwo yafata ntiyanafungwa n'urucubi tw'inkweto. Cyanoze kamano kintu wabwira abashuti bawe nikira bitabiriye ya Muza TV show. Kintu nabwira abashuti banjye mureka tubane mu mahoro. Waba ufite igihumbi tugisangire nawe ufite bitu bisangire tureke kwiyemera tureke kwigira abanyajyuwa. Bara abantu babaha Yaka niwe naje nibasiye. Bara abantu bamuha kurya izira nkuko za pondezi zimaze iminsi 3 muri firigo yakagiye kuzabyimba amatama abyimbe n'umutwe. Ndabivuze kandi ari narababwiye urabwiye ibi bintu mbihanura buri munsi. Reba Kanyombya aranze reba Mustafa aranze abanzi nyarwanda bose bakina filime baranze abanzi bose bakina imiziki baranze. Yakagiye kuzarwara bwaki kubera kurya zira nkoko z'amapondezi. Ndabivuze Kabananga Isaac mu y'ukuri. Urakoze kwitabira Muza TV show Kabananga ndakwemera urumva ubwo se isuhuza abashuti bawe bose bagukunda bakurikira Muza TV show. Ndasuhuza abantu bari i Burayi. Mbamenyesha ko ngiye kuzatembera i Burayi mu kwezi kwa 6. Ngiye kuzi Burayi nanjye gutembera ndebe aho muri Canada
mfiteho mushiki wanjye witwa Liberta Fifi aho Montreal, mfite wo bita Mujomba Saidi aho muri Canada, mfite muramo wanjye ubaye Etazoni, ngiye gutembera ibihugu by'i Burayi, ince mu Bubiligi, ince mu Bufaransa, ndakora season yo gutembera i Burayi mu kwezi kwa gatatu kugeza mu kwezi kwa munani. Urakoze cyane abantu babwira, ariko wabwira nk'inshuti ndazikurikira Musa TV show kuzazikora share na subscribe. Bavandimwe inshuti abakire dufite mu Rwanda, sindi umwana mubi, sindi umuhemu, niyo nakubwira nawe burya nta bugome ngira, bari ubusinzi cyangwa bari katoromo nagize. Mudukore subscribe kuri ya Musa TV kugira ngo natwe dutere imbere. Iyi ni channel nziza itagira amatiku ituma abanyarwanda batera imbere. Urakoze cyane kabisa, urakoze cyane. Okay, nanjye maze nsezera suza aba diaspora dukurikiye nabo duhana imbibuzo bose ari nyuma y'igihugu cyacu. Bana turabakunda cyane, mukomeze mukoresha ari urumva mudufollowinga. Ciao ciao kamananga, ndakwemera cyane.